Mu murenge wa Mageragere bamwe mu bakora mu mirima y'ibisheke by'uruganda rw'isukari rwa Kabuye bari mu kazi. Bamaze igihe muri aka kazi ariko ngo nubwo ibihe byagiye bihinduka n'ibiciro by'isoko bigahinduka, bavuga ko umushahara wabo utakijyanye n'igihe. Aha turi ni mu murima uhingwamo igihingwa cy'ibisheke. Hakaba hari abakozi bakora umwuga wo kubipakira mu modoka n'abakora umwuga wo kubihinga. Aba bakozi bakaba bemeza ko uyu mwuga hari icyo umaze kubagezaho, ariko hakaba hari n'abakemeza ko uyu mwuga umushahara bakuramo utagendanye n'igihe. Ngewe igihe maze nkora uyu murimo nawuvanyemo byinshi, nabashije kubaka nta nzu nari mfite. Iki ni ikintu cya mbere, kandi kuva bampaye kano kazi maze mu mwaka wose. Urumva ngewe muri rusange ku bwanjye hano mu gishanga mbona nta kibazo, hamereye neza. Ngewe nkora amafaranga 700 kwa muzungu kumuhinde nyine. Ntabwo amafaranga 700 tubona nta kamaro yatumarira, kuko iyo umuntu urakora ugakora nk'ukwezi kose ukaba wavuga ati ese ndagenda njye guhaha gute, ndahahisha ndahirira mwana mu ishuri. Icyakorwa ni ukubarinda natwe yatwongeza nk'umushahara nk'uko natwe tumukorera, akongeza umushahara ugaragara, noneho natwe tugatera imbere nk'abandi. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba avuga ko abakora mu mirima y'ibisheke ndetse n'abandi bakora imirimo y'ubuhinzi muri rusange ikibazo cy'umushahara cyagiye kigaruka kenshi, ariko hakaboneka imbogamizi y'uko nta tegeko rigena umushahara ntagibwa munsi ku bakozi bakora mu nganda zikenera ibikomoka ku buhinzi. Hari ibindi bihugu cyane mu bihugu byateye imbere usanga bashyiraho politiki yo kuvuga ngo umushahara ntagibwa munsi ku mukozi, ugashyirwaho n'itegeko aricyo bakunze kwita SMIC. Mu Rwanda rero iyo tegeko rishyiraho umushahara ntagibwa munsi ntabwo biriho ku buryo navugwa bw'itegeko ntarengwa buri mukoresha w'u Rwanda wese agomba gukurikiza, ariko nzi yuko hari ibiri gutekerezwa, ariko usanga rimwe na rimwe ari ibintu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishobora kutubera imbogamizi kurusha uko biba igisubizo. Minisitiri François Kanimba yanavuze kandi ko abakora imirimo y'ubuhinzi bukenerwa n'inganda bagira uruhare mu gukemura iki kibazo mu gihe baba bibumbiye mu mashyirahamwe n'amakoperative, hakaganirwa uburyo bagira uruhare ku nganda bakorana nazo. Ibisheke bihingwa n'abaturage nibyo bigenda biba byinshi kugira ngo abaturage babone agahimbaza musiki, bashobore no kubaka icyo cyizere hagati yabo n'uruganda. Yewe numva dushobora kuzaganira na Kabuye Sugar Works tukareba niba nta kuntu bazaganira nabo abaturage bakazagenda nabo bahabwa imigabane mu ruganda Kabuye Sugar Works, kugira ngo bumve yuko mu by'ukuri uruganda narwo bafitemo uruhare, kandi hariya nyine ntekereza ko bishoboka. Umuyobozi w'uruganda rwa Kabuye Sugar Works Jimmy Kabeho avuga ko kuba bakora imirimo y'ubuhinzi kwibumbira mu mashyirahamwe bishobora kuba igisubizo. Uruganda rw'isukari rwa Kabuye ruzwi nka Kabuye Sugar Works nirwo ruganda rwonyine rukora isukari ruri mu Rwanda, rukaba rwaratangiye imirimo yarwo mu mwaka w'1969. Rufite imirima y'ibisheke iri kuri hegitari zisaga 1500, rukagira abakozi 5000 bakora muri iyo mirima. Nkubito Karinda Thierry, Televiziyo y'u Rwanda.